Oh yes, reka tubahereze ikaze irambuye cyane inshuti bavandimwe muryango mugari wa Shema Cornic mu bice bitandukanye muherereyemo, ikaze mu bice byose murimo, ikaze mwese aho muri. Turagarutse ndi kumwe na Koromboka ku muryango mugari wa Shema Cornic. Hari benshi mwari umaze iminsi rero muvuga muti twaramubuze, ariko yongeye kugaruka kandi twanagarutse ubu ngubu bihagije. Amakuru ye tugiye kujya tuyakurikirana hano. Yego, tugiye kuganira kuri byinshi cyane rero, ni update ndetse n'isesenguramakuru nk'uko twabemereye ko ariyo gahunda yacu, nk'uko twabemereye ko aricyo kintu tugomba kujya tubakorera, tukabagezaho amakuru yose gatanu kuri gatanu. Ndi na Koromboka nk'uko nababwiye rero, aho tuba tugiye kugenda turebera rimwe byinshi cyane muba bikomeza kugenda bitugeraho, byinshi cyane muba bikomeza kugenda bitangazwa. Mu by'ukuri niba uzi ko utarakanda subscribe, turagira ngo uyikande dukomeze kubana kuri uyu mwanya wacu w'amakuru. Tujye dukomeza kubana kuri uyu mwanya wacu w'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nagira ngo rero tumuzamure rwose, turebere rimwe amakuru kuko nicyo cya mbere. Kuba dukurikiye mwese muhereze welcome kabisa, muhereze welcome kuri uyu mwanya mugari ndetse n'amakuru menshi cyane. Koromboka rero yari amaze iminsi atagaragara, ariko ndakeka yongeye kugaragara. Ubwo gahunda rero ni amakuru kandi tukajya tugenda tuyagarukaho. Alo komera cyane Korombo. Komera. Umeze neza? Yego. Tuguhaye ikaze. Ariko ugiye kure. Ndahari. Ubwo noneho turakumva. Ni amakuru rero tugarukanye, reka twihere ku ma updates turayavamo twinjira ku by'amasezerano. Updates bihagaze bite? Duhere mu mujyi wa Goma tujye Bukavu, ndetse utubwire niba imirwano uyu munsi yakomeje muri rusange. Byifashe bite, bihagaze bite? Hano mu mujyi wa Goma tumeze neza, akazuba kasutse bimeze neza, ariko ikiri kwibaza gusa ni akoro zabaye ejo, niyo nkuru iri mu matwi y'abantu. Ndetse no kwibaza se aba basore bazava hano bajye hehe, ndetse M23 izava mu mujyi wa Goma na Bukavu. Ibyo abaturage bari kwibaza cyane ku bigendana n'iyo akoro cyangwa se amasezerano yasinywe ejo. Yego, ariko amasezerano yasinywe ejo ni amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Congo. yego. Wabonye abaminisita ba affaires étrangères bombi bakoze amasezerano idasanzwe ya bakuru ba Amerika. Ariko ntabwo bivugwa kimwe mu matwi y'abakongomani. Bihagaze bite sasa? Bamwe baravuga ati ni byiza, abandi baravuga ati arimo piège, abandi baravuga ati biracarimo urujijo. Yego, cyane cyane ku ngingo ya ekonomi. yego. Aho bavuga ati iminere cyangwa se ibintu bizaba bikikurwa hano muri Congo bakabitunganya mu Rwanda. Yego. Ibyo bintu birimo birateza imvururu hano. Ya kabiri ni ukushyira intwaro ku mitwe ikorera muri Congo, imitwe yitwaje intwaro Yego. nka FDLR, M23 na Bazalendo. Abantu bari kwibaza ati ese iyo FDLR iba hehe? Baramutse bayikubita ikongera mu Rwanda bizagenda bite? U Rwanda ruzishima cyangwa se ruzavuga ati Congo yaruteye? Aka kanya rero urumva basinye amasezerano y'uko iyo mitwe igomba kunetralizwa. Ubwo wenda inzira zizanyuramo nizo dutegereje, ahubwo turibaza tuti bizakorwa, azashyirwa mu bikorwa? Nicyo kibazo abantu bafite. Icyo kibazo turi kwibaza mu gushyirwa mu bikorwa.
birashoboka ariko kugira ngo aba basore ba hano baze hano kabisa. Ahubwo se nanjye nicyo kibazo nari nsigaranye, urabona muvuma yabimeze ite, bihagaze bite muri rusange? Bakomeje kazi kabo, abapolisi babo bari mu mihanda. Uyu munsi twazindukiye mu miganda, bari gukora sarongo. Aho nibaza kuvuga bati amasezerano asinywe n'ay'u Rwanda na Kongo ntago ari aya M23 na Kongo. Uko biri kose ni Rwanda na Kongo nk'uko byavuze. M23 na Kongo. Kandi ntago ari ya ICE. Urimo urabiha agaciro kangana iki Korombo? Urimo urabiha agaciro kangana iki amasezerano? Kugira ngo amahoro agaruke ko numva babigabanyije kandi abantu twamaze kwishima ko intambara irangiye. Oya, intambara ntabwo irangiye. Ku muntu udafite amaso utazi naho ibintu biba bigenda, iyo yavuga ngo intambara yarangiye. Kandi intambara ishobora gucogora mu bice bya Kongo, ariko mu bindi bihugu igakomeza. Ishobora gukomeza mu Rwanda. Yego. Ivyo nje ndi kubibona kuri. Bikubera iki? Izira sitereri bazikubita zikumbwira mu Rwanda si intambara se. Keretse bishire intwaro zabo hasi. Bakazamuka mu mabisi bakagenda kuriya ni sawa. Ariko ntabwo kushira intwaro hasi ntabwo byakora. Yego. Hano na kambi yabo bafite. Muri Kongo na kambi y'u Rwanda iba irimo. Bose barengetse abaturage. Abandi barahinga, bararongora, bakabyara, bakabaho. Wabatandukanya gute n'umuturage wa Kongo? Biragoye. Ati rero abandi barabyara, abandi bagashaka abagore, ati rero kugira ngo batandukanye n'abaturage ba Kongo ni ibintu bigoranye cyane. Ati ni ibintu bigoranye cyane, ati kandi abantu ikintu mugomba kumenya, iyo FDLR ishobora kuba ikibazo gikomeye cyane mu gihe habaho imirwano yo kuyineutraliza mu gihe babanze gushyira hasi intwaro. Ati rero icyo kintu abantu mugomba kukimenya. Ati mugomba kukimenya, intambara hano muri Kongo iracyakomeje mu mbonize. Nawe muza ufite ukuri murabibona, harabona ko yarangiye, ariko ngiye nanjye ku bwanjye sindimo ndabona M23 ikomeza imirwano hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ntago ariko ndimo kwibona rwose, ntago ariko ndimo kwibona, kubera yuko niba koko ibivugwa buri munsi ari byo bikomeye bigiye gukoreshwa, biraje bitungane. Kuko ukurikije amagambo cyangwa se ibyo witwa Madame Thérèse Kayikwamba Wagner yavuze, yerekanye ko by'umwihariko hagomba kubahirizwa ibyavuzwe. Ati kandi akazi nibwo gatangiye. Iryo ni ijambo rikomeye mw'abantu mwe, kuvuga ati akazi nibwo gatangiye ni nko kwerekana ko hagomba gushyirwa mu bikorwa, icyo cyemezo kikubahirizwa, kigashyirwa mu bikorwa, abantu nyine bakagikurikirana mu buryo bwa nyabwo. Ndagira ngo mbabwire nti rero nicyo kintu cya mbere kigiye kugorana mu buryo bunakomeye cyane. Nicyo kintu kigiye kugorana kuri M23. Ubu tuvugana biraza kugenda bigaragara ko nitava mu bice by'umwihariko biraza kugaragara neza ko amasezerano atigeze yubahirizwa. Uko ngiye niko ndimo ndayibona, nawe sinzi niba ari kubibona, ariko ngiye ubwanjye ndimo ndibonera FDLR iyo niba koko ihari, cyangwa se aho bari buze kwihigira, bari buze kugenda rero nayo ntiri buze kwemera gushyira hasi intwaro. Nabyo nkuko Kuromboka bivuga ni imirwano. Iyo FDLR nayo ntiri buze kwemera gushyira hasi intwaro,
urumva ni ukurwana. Impande zombi rero nyine urumva ni akazi kose ko guhangana, ariko M23 iyo ndimo ndayibona rwose ikendera uko bwacya uko ariko kose twakumva bavuga ngo nta bakiri mu bice byose baherereyemo, kuko ntibari buze gufatanya icyambere ubutegetsi. Ntibari buze gufatanya icyambere ubutegetsi na leta ya Kinshasa. Biragoye cyane rwose. Ntibari buze gufatanya ubutegetsi na MONUSCO, kandi mwabonye ko nabyo biri mu bintu bano basore basabwa. Barabasaba bati mugomba kureka MONUSCO igakora inshingano zayo, kubera yuko kugeza amagingo angaya nubwo umuryango w'abibumbye uri hariya uri mu nshingano nkeya cyane, nta kintu ushinzwe cyangwa se nta kintu urimo urakora. Ibyo ngibyo abantu murabizi, mwarabyiboneye. Ibyo byose rero, ibyo byose ni ibintu birimo biragenda bigaragara neza ko bikomeje ku ibindi bindi mu buryo bugaragarira buri wese. Nuko ni amakuru menshi cyane rero dukomeza kugenda tubagezaho, ni byinshi cyane. Yari Koromboka, twari turi kumwe turimo kugenda turebera rimwe uko ibintu babyifashe mu nguni zose. Mu by'ukuri rero murumva ko intambara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo irakomeye kandi irakomeje. Urugamba rukomeje kuba kasamutwe. Izi ngingo zaganiriweho mwabyiboneye, ariko kandi ku rundi ruhande urabona ko ibintu bikigoranye cyane, biracyagoranye cyane rwose. Urabona ko abantu batangiye kuvuga byinshi kuri aya masezerano. Abantu bari baribaza byinshi kuri aya masezerano, bavuga bati suba aya masezerano ararangira ari buze kugera kuki. Ni ikintu buri muntu wese arimo aribaza. Ubwo nyine urakibaza, nkakibaza, na mugenzi wacu akakibaza, ariko reka tubitega amaso bakunzi ba Shema Chronique. Reka rero twambukiranye tumuhamagare Koromboka. Yaracitse mwabyumvaga. Ubundi tugira ibiki, ubundi twumve se imirwano irakomeje cyangwa yahagaze. Atubwire rwose uko ku kibuga cy'imirwano ho bihagaze. Tubwire ati bimeze bitya, bihagaze bitya, nabyo tubimenye. Wabona n'imirwano rero nyine ubwo ikomeje, wabona imirwano nayo ikomeje rwose. Kimwe mu bintu bikomeye cyane kandi tuba tugomba kugenda turebera hamwe mu by'ukuri, tukavuga tuti dukomeze kugenda tukibagezaho. Ni Koromboka rwose, mwenye kiti. Kolombo, ni ukuvuga ngo rero telefoni yari icitse, network ibigenda icikagurika. Ni ukuvuga ngo nongeye kukugarura rwose, ubu abantu barimo barakumva 5/5. Halo, ko wagiye kure Korombo? Halo, ko wagiye kure ya telefoni yawe? Ntabwo ngiye kure, telefone iri ku kazi k'umuntu, ni n'amarizo ngiye kuriya. Yego. Aha, nari ndimo ndavuga nti rero iby'amasezerano byatumye abantu twibaza byinshi. Ndagira ngo twinjire muri updates. Imirwano se yaba yakomeje mayi? Kugeza n'ubu na mirwano ihari. Guhera ejo? Basanzwe barimo kuringira barebe ibiri kubera mu bice bitandukanye. Barindire Washington bigiye kuvayo. Washington kuriya nta mirwano ihari, ariko mw'iki gitondo niko numvise ngo M23 arahantu izamutse mu bice bya Walungu. Izamuka igenda cyangwa barwana? Izamutse igenda, kuko abantu babonye modoka za M23 zizamutse mu muhanda nimero ya Walungu Bukavu. Zavaga Bukavu zijya Walungu. Ahubwo nakira amakuru ngo burango barashaka kugaba igitero kuri ntuza kuri Uvira. Natwe turabizi ko bafite kuyitegura kurwana, ariko ibyo bakora byose nta kintu bizatwara abazaneta. Yego, na leta ya Kongo nta kintu izabitwara, kuko ibyo amasezerano bimaze gusinywa, amasezerano
bizaba ari ubushotoranyi ndengakamere. Yego, ubwo urumva icyo nicyo nanjye nashaka kuvuga, ubwo bizaba ari bwa bushotoranyi bugaragara buri muntu wese. Bugaragarira buri muntu wese. Ikindi kintu namenye ngo nuko bashaka gukora inkambi muri za Minembwe na za Fizi, kuva numvishe bivuga ko ariho bashaka kwerekeza imbaraga zabo nyuma yo kubona ko nyine byabikaze, bakavuga nka kora nyine byagenze na 13 bakajya muri Virunga. Birashoboka nako muri Sabyinyo plutôt. Kandi uko byavuzwe bagomba kujya mu Rumangabo. niho bashaka kubahuriza. Bose bagomba kubahuriza mu Rumangabo bakanitraviza bakakuramo babandi bakongomani baba ukuri. Abandi bagasubira iwabo. Nabonye rwose abantu bavuga bati amazina nka Bertrand Bisimwa, amazina nka Kone Nanga na Makenga yivuganye abaturage benshi ubarigendeye yasubiye mu bihugu yaturutsemo, abantu bagiye kura ubuzima bwabo bugiye kura. Ni inkuru wabonye ko yababaje abantu benshi. ubona ko tuvuge u Rwanda rukimara gukuramo abasirikare babo n'intwaro zabo, azaguma babandi badafite imbaraga. Yego, bariya none nibo bazagenda iyo ngiyo za Rumangabo bakamburirwa intwaro, bagasubiza mu buzima busanzwe, abandi bakagenda mu rukiko. Nuko bimeze. none Joseph Kabila ubwo biragenda bite? Joseph Kabila we igihe byamurangira ki? Ni nayo mpamvu adashobora kureka kurwana, kuko nawe azi neza ko n'ahandi hantu ari yahagaze. We na Kone Nanga. Ubona Kone Nanga na Bertrand Bisimwa bo bariya bafite mandatari. Ubwo ntidushobora kura M23 tukasigarana icyo bita AFC. Natwe niko turi kuvuga, ishobora kuza gusigara AFC cyangwa bakayita yindi zina. Aha, ibyo rero nibikomeza kugenda bivugwa aho mu gihugu iwanyu, tuba turimo turagira ngo tugiye tubigezaho abantu. Ubwo urumva ko intambara zirakomeye kandi zirakomeje. Nagira ngo rero tubwire abantu iki kiganiro, ngira ngo nuko tutanaherukanaga twagikoze gicikagurika, ariko kandi turagisoje. Ubwo ngubwo turaza kugaruka mu masaha y'umugoroba tubwira abantu ko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze mu nguni zose kuromboka. Ndatikeka ku isaha ya 12 rwose uruburi tayari tumanukana mu makuru menshi cyane n'abantu tubabwira noneho byinshi birambuye, turaba twamenye uko byiriwe mu nguni zose. Bugiye gutara amakuru nanjye ntare tuze kuyahuriza hamwe. Reka ngushimire cyane rero bwana Kuromboka, ndetse tunashimira n'abadukurikira. Urakoze cyane. Ngaye nguko uwo rero ni Kuromboka ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Bakunzi bashima Chronique rero reka mbashimire cyane, mbifurize kugubwa neza, mbabwire nti amahoro y'Imana nakomeze kwa namwe imirimo itandukanye mugenda mukora.